bishyigikiye ko yajya gupimisha DNA. ahubwo azaze tumufashe. Azaze tumufashe rwose. Tumufashe kumenya uko kuri. Uretse ko story ya Silas narayumvise, gusa hari ikintu kimwe ntamushyigikiraho, gupimisha DNA azabikore. Ariko kuba yarafashe icyemezo cyo kujya guca inyuma umugore we ngo nuko wenda ngo asanze abana batatu runaka bavugwa ngo atarabiwe, ntabwo numva ko ari umwanzuro muzima yafashe nk'umukozi w'Imana. Uriya mukobwa bari kuvuga ko yasambanaga na Silas, ibya Yesu ni ku murongo. Yabyaye kandi yabyaye umwana, ako bundi yabyaye umwana wa Silas. Nukuvuga ngo Silas ibintu abantu muri kuvuga we none bari mu byishimo byinshi cyane, kuko ngo ari n'abantu bamubonye ku bitaro bya Kibagabaga mu masaha ya mu gitondo. Ivuriro Amizero Life Center ni rya vuriro rihangamura indwara zananiranye maze uwaryisunza agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Twabibutsa kandi ko mu ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na serivisi zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mu gihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye serivisi zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi buryo hafi y'akagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787242229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725271246. Ivuriro Amizero Life Center, igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byawe nanone bimeze neza cyane, ukurikira urugendo online TV uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ndagusuhuje cyane, urugendo rwanjye rurakomeje, ari nako nihanganisha abantu bari kureba iki kiganiro bari muri hari itari nziza cyangwa se mood itari nziza cyangwa se ubuzima bwabo butameze neza cyane bitewe n'ibibazo barimo. Mukomere cyane, mwizere Imana. Ngiye nitwa Sam Gakire, kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Ngira ngo ni umusore turi gukorana nabwo, abantu baratangira kumbaza ngo Jerry ari he. Jerry is still around, nawe arahari kuko urugendo ni dufite ibikorwa byinshi, dukora ubukwe, mujye muduha akazi, amafoto ndetse n'amavideo, gore bitewe n'akazi kaba gahari. Hari igihe nyine tutaba turi kumwe, uwo bita Jado na Jerry bose bari mu rugendo kandi bahagarariye ikintu bita amajwi ndetse n'amashusho mu rugendo. Ngira ngo kuri kamera muri kumureba turi neti, ngira ngo uyu mugabo n'ubwa mbere mwakiriye, ariko ntago ari ubwa mbere ngira ngo aje kuri social media, by'umwihariko ni inshuti yanjye, ikiri by'umwihariko ni umuhanzi mwiza mu umwe mu bahanzi batanga icyizere, ariko bitewe n'akazi akora ntago ajya bibonera umwanya cyane. Tira abantu bajya kwa muganga, umugabo ngo hari ukuntu atera inshinge abantu rwose ibintu bikagenda neza cyane, akabasuzuma. Bimeze bite Prince? Meze fresh, meze music, Prince music. Akinjiye gihanzi, nubwo navuze introduction mvuga ko uri umuganga, uri n'umuhanzi. Hano rero ntabwo tuzanye inshinge, nubwo hari ibyo ndibuze ko kubazaho bijyanye nabyo. Hano tuje kwiganirira gusa, ngira ngo ugiye kundirimbira akantu gato. Mfite ikosi nyinshi ndenze na komando, rekana nabo bana bakiga kuvoma. Fimbo irenze kiboko, ndayigukaraguka yumvira mu bwonko. Rekana nabo bana bakirya amatunda, jewe ndakwemera umenyera gapome. Uzunguza big buru kanshotora hano, ndagukaraga fimbo uragira ni benshi.
Yeah. bamwita Prince Music, indirimbo yitwa Fimbo. yewe we Urakumva ute? Ako kantu urakumva ute? jewe music yawe turaza kwinjira ko turaganira ibintu byinshi cyane, ngira ngo n'indirimbo yawe iyo Fimbo turaza kuyishyira ahantu hano bayumve. Afite indirimbo nziza my friend, reka tujye tureka wenda gusigiriza ibintu, ndaza kuyishyiraho namwe muyumvire. Nutamwumva mu bantu bafite icyizere cy'umuziki nyarwanda uhita umbwira ati Gakire urabeshye ibintu nuko bimeze. Ariko nanone burangiye warantunguye. Ubwa mbere nkumenya nakumenye nk'umuntu nyine ukora mu bintu by'ubuvuzi, ntabwo narenze ka, ariko nenge kuvuga ngo ntabwo narenze ka abaganga baririmba. Se Tom Close ntaririmba? Tom Close araririmba n'abandi ndetse wenda tutazi, harimo n'abandi babikora wenda tutaba tuzi, birashoboka kari abaririmba mu makorari. Ntago babura ari abaganga baririmba mu makorari cyane iyo mu madini atandukanye. Ngira ngo Prince niwe tujye kuganira ku bintu byinshi cyane. Ndabanza nkwinjirire muri domaine yawe, nubwo turi buze kugaruka ku muziki wawe by'umwihariko. Ngeze n'amahirwe ndakubonye industry urimo ni industry ya showbiz. Hari ibintu tumaze iminsi twumva muri showbiz, twagiye tubyumva ngo runaka ngabana sabe. Dore ejo bundi nagiye kwa gukoresha uramu bita ngo ndimbati yateye inda Fridausi nawo numva ikintu ngo byo kujya gupimisha abana, ndavuga mpaye, ariko ngo basanze ari abandi DNA. Urumva ngo we basanze ari abi. Ibintu byabaye kuri Platini nubwo yabihakanye, nawe bari bavuze ko yagiye gupimisha bikanga. Hakaza Silas bya Yesu no ku murongo uri kuvugwaho ko yasambanye agaca umugore inyuma, nyamara nawe akaza akavuga ati nyamara uyu mugore ahubwo nanjye yanciye inyuma kuko no mu bana dufitanye harimo 3 najya nemera ko bashobora kuba ari abanjye. Ngira ngo ikintu cyo gupimisha DNA kuri wowe ucyumva ute? None n'ibintu wenda ntago navuga ngo ukora muri Rwanda Forensic Laboratory, ariko nanone nk'umuntu w'umuganga uba ufata amaraso ubugira ute ibi bintu k'abantu baba babivuga cyane ubona we bitasenye ngo uko byasa kose ntabwo numva ko wenda byasenye ngo kuko ubundi se buriya iyo ugiye gusambana cyangwa se ugiye guca hanze umugore wawe cyangwa se uri umugore ugiye guca hanze umugabo ugiye guca inyuma nyine, ubundi se ntuba warusenya? Kuki se wumva ko kujya gupimisha DNA ari cyo kigiye kurusenya kandi ahubwo already wamaze kurusenya muri cya gihe ugiye guca inyuma uwo mwashakanye? So rero numva guca nako numva gupima DNA ntabwo bikemura nyine, hari icyo bikemura. So ngiye cyo na focusingagaho ntabwo ari byo bisenya ingo. uzi kwishyurira umwana akarangiza kaminuza wikomanga mu gace tuza nk'umuhungu wanjye umukobwa wanjye, biriya bari byiza kubera yuko bigaragaza ukuri. iyo utabizi nta n'ikibazo uba wifitiye. Nyine ukuri kwinshi bajya bavuga ngo si kwiza, iyo utabizi nyine ntabwo uba ubizi, nta n'icyo wenda byangiza. Ariko buriya no kubimenya ntacyo biba bitwaye, kuko no kumenya uko kuri nabyo aba ari byiza. Aba ari byiza rwose, uzi kumara imyaka myinshi cyane ubana n'umugore, mwarabyaye abana ariko uzi neza ko abana ari abawe nyamara atari abawe, ntabyo birababaza cyane. Noneho wowe ushyigikiye kuvuga ngo Silas uri mu ibyo bita bya bintu twita ngo ni ari muri dairema cyangwa se ari mu rungabangabo rwo kuvuga aba bana bashobora kuba batari abanje aba 3 bitewe wenda n'uburyo icyo gihe ari abanye n'umugore. Umushyigikiye ko yajya gupimisha DNA? Ahubwo azaze tumufashe, azaze tumufashe rwose tumufashe kumenya uko kuri. Uretse ko story ya Silas narayumvise, gusa hari ikintu kimwe ntamushyigikiraho, gupimisha DNA azabikore, ariko kuba yarafashe icyemezo cyo kujya guca inyuma umugore we ngo nuko wenda ngo asanze abana 3 runaka bavugwa ngo atarabiwe, ntabwo numva ko ari umwanzuro muzima yafashe nk'umukozi w'Imana. Abundi umukozi w'Imana ngiye icyo nsyo nuko abagomba kuba intangarugero imbere y'abandi bose, kugira ngo mbese abikitegererezo, abe role model w'abantu benshi nyine, ku buryo nanjye wenda niba narindi mu nzira y'ubuyobe cyangwa se y'ubupagani, nshobora kuba wenda narebera ku mukozi w'Imana cyangwa se nka Silas nkamureberaho, bigatuma hari aho nkura naho njya. Ariko niba
nzi neza ngo wenda ni umukozi w'Imana arishora mu busambanyi, arakora ibintu bitari byiza nka biriya, uhita ubona nyine nta kigenda. Hari uvuga ngo njyewe ndinde nimba pasiteri yasambanye, njyewe ndinde wo kudasambana. Nimba umuhanzi w'umustar urimba indirimbo zihimbaza Imana zagiye zituma abantu benshi bakizwa asambanye, njyewe wibereye hariya umutabikora ndinde wo kutabikora. Ariko cyane ako kantu ntago ari keza kuko buriya nubwo wenda rimwe na rimwe biva mu icyaha, ariko ushobora kugira ingaruka cyane cyane iyo ubyaye. Nk'uko urabona abana bawe, nk'uba abana ba Silas n'umudamu we bari kubigwamo. Silas ngo yafashe umwanzuro wo kwanga kubafasha ngo kubahahira, niko bivugwa. Icyo ni nacyo kintu ngiye kuba yacinye mu mugore we. Kuri njye ubundi njyewe nkunda abana n'umuntu wese ubizi. I love the kid, I love the children, kuko urumva abana n'abamarayika. Abana ntago baba barakubwiye ngo mbyara. We nawe umugore n'umugabo mwaba muri gusambana, uwo mwanzuro mwafashe wo kugira ngo muryamane mudakoresheje wenda agakingirizo, ukaza kuvumwa akabebe, uwo mwana aba agomba kubona uburenganzira bwe cyane. Mugomba guhasuringa mugakora, niba ubuzima butameze neza umwana akabona uburenganzira bwe. Abana rero ntago baba bakwiye kuba victime. Ariko nanone ibyo bintu byose tuba turi kuvuga nk'ubu ngubu ntabwo turi kubibona mu baririmba Sekira, aba Bruce Melody, ba Juno, bande bose ntabwo turumva musaga nk'izo ngizo ziremereye. Kubera iki? Saga iri kuvayo murokore hakikubita indi, kandi none haribo abantu bakatweretse ngo bakatubereye abaroro modo cyangwa se bakaduha urugero rwiza rwo gukizwa. Nk'ibi bintu uri mu nzira, uri umuhanzi, uri kwinjira mu muziki, uririmba indirimbo zisanzwe za Sekira, iyo ubonye abahanzi ba gospel bari gukora ibi ubyakira ute? Cyangwa se uhita uvuga ati n'ubundi niko babaye? Ni ukuvuga ngo buriya njyewe message nshobora kwihera bari abantu, ntubona samu ko wenda nkora muri kariyeri y'ubuzima, wenda ndi umuganga, sibyo? Ibaze kuba naza kukwigisha ngo wenda ntugakore imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se ugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo ugire ubuzima bwiza, sibyo? Ariko njye noneho ubwanjye ubikwigisha ntabasha kubikora, ni ikibazo cyane. So rero niba uri pasiteri cyangwa se uri padiri cyangwa se uri umuririmbyi ukorera Imana, uririmba indirimbo zihimbaza Imana, nyine merita umwuga wawe. Menya ko hari abantu benshi ushobora kuyobya bagukurikira, ushobora kuyobya mu gihe ubikoze nabi, ndetse hari na benshi ushobora wenda guhindurira ubuzima mu gihe ubikoze neza, kubera ko ubukurikirwa n'abantu benshi. Niba rero uri umukozi w'Imana ujya hariya ukaririmba ngo tuzajya mu ijuru, ntimugakore ibyaha nimukizwe, hanyuma noneho warangiza ukajya kubikorera ku karubanda, ntacyo uri gukora zero waka, ahubwo basigaje kuzabikorera kuri aritari cyangwa se imbere ku tukabona mu rusengero. Ariko tujya tubyumva ngo hari aho nabyumvishe ngo mu butayu abantu basigaye babwira umusore akabwira umukobwa cyangwa pastor akabwira umukristo ati duhurire mu butayu ngo usengere kuri cya kibazo cyawe, ugasanga ahise amanuka nuko rya tunda ryabujijwe ariyeho, nuko bakimanukira. Ubundi bakuzurizwa mu kurya amatunda. Bakuzurizwa mu kurya amatunda. Ngira ngo wenda ibintu bya Silas impamvu twaba tubikomojeho, sorry kubera kuba mbikwinjijemo, by the way atari byo kiganiro twari gukora, ariko ntabwo nabwo ari kunshika ntakubashije, kuko nimba uri umuganga ibyo ari byose buriya mubamuzi ibintu byinshi cyane cyane bijyanye n'ubuzima, mubamuzi ibyo bintu ibyo ari byo byose. Kuba umuntu afite abana kandi akabashidikanya ngo sabe akeneye kuza, ubwo yabyumvishe ko Silas abonye umuntu ugiye kumufasha. Reka mbasobanurire kuri icyo kintu cya ADN. Ni ukuvuga ngo ubundi biriya bintu ibyiza byabyo ni uko bigaragaza ukuri kwa nyako, buriya mu buryo buri genetike, kuko biriya bya ADN n'ubundi ni genetike. Mu buryo buri genetike, buriya Samu niba wenda ngewe ndi umupapa cyangwa se ndi umugabo, mfite wenda nka groupe sange ya A, ngashakana n'umugore ufite groupe sange ya AB, buriya ntibishoboka mu bana dushobora kuzabyara ngo tubyaremo umwana ufite groupe sange ya O. Ntibibaho, sibyo? Genetically ntibibaho. Rero niba mu bana twabyaye habonetsemo umwana ufite groupe sange ya O,
uwo si uwacu, ubwo aba afite ahandi hantu yaturutse, sibyo? So noneho no kuri biriya bintu bya ADN rero nabyo nyine ni genetike, no kuvuga ngo niba ndamutse nge nawe duhuye, hari chromosome mfite, hari na uratanga chromosome 20 zingahe n'umugore atange 20 zingahe, umwana wacu avuka afite chromosome 40 zingahe, sibyo? No kuvuga ngo rero uwo mwana azaba afite 70% igituruka kuri wowe nk'umupapa na 70% ituruka ku mama, sibyo? Niba aza gupima rero ADN, baraza gusanga hari characteristic uwo mwana afite zituruka kuri wowe, hari niza afite kuzituruka kuri ngewe, mbese nyine birahita bigaragaza ko uwo mwana ari uwacu. Rero niba babipimye bagasanga hari bigaragaza ko uwo mwana nyine nta ruhare nge nabigizemo kugira avuke cyangwa se ntacyo duhuriyeho, bigaragaza nyine ko uwo mwana atari uwanjye. ADN rero igaragaza ukuri kw'inkomoko y'uwo mwana. Silas rero niba ari muri icyo gihirahiro cyo kuvuga ngo abana batatu sabanjye, najye gupimisha ADN bamenye ngo koko abo bana sabanjye, arahita abona igisubizo wenda cyuko nyina abo bana atarabe. Gusa ntabwo nabwo azabihimisha kuvuga ngo niba akeka ko atarabe, ntabwo azabihimisha kuvuga ati ngo nanjye umugore reka njye kumuca inyuma, hanyuma noneho kugira ngo nanjye mwihimureho. Ntabwo aba ari aricyo yakoze, nyine nicyo yakoze, ariko si igitekerezo cya kigabo, si cyo ni igitekerezo cya kigabo, cyangwa se noneho nta na proof yari afite yuko abo bana koko nyirizina atarabe, nyine nta proof. None yibaze kuba wenda yaba yaragiye guca inyuma umugore, hanyuma nyuma yakaza gusanga bapima ADN agasanga abo bana naba, urumva ukuntu yaba yiyangije mu bwonko cyane, anangije n'ababana ndetse adasize n'aba mugore we. So rero ntabwo numva igisubizo wenda ari ukujya guca inyuma umugore we kugira ngo amwihimureho, ahubwo niba akeka ko atarabe nk'umuntu w'umukristo koko, aho kugira ngo yihimure mu kujya nawe gukora ibyaha, nta rugero ruzima azaba ahereje umugore we, ahubwo nagenda nyine bapima izo ADN, hanyuma noneho babone ukuri koko, sibyo? Kandi nanasanga atari nabi azabarera, kubera yuko ntabwo abarera abana bose ari uko ari ababo. Yabarera rwose, yabarera ntacyo bitwaye. Kanya wari wampamagaye umuntu bita Karabo k'Imana, ndamusuhuje cyane. Mukanya yambwiye ngo uzi ko uriya mukobwa bari kuvuga ko yasambanaga na Silas, ibya Yesu ni ku murongo, yabyaye kandi yabyaye umwana, ako bundi yabyaye umwana wa Silas. Ni ukuvuga ngo Silas, ibintu abantu muri kuvuga we noneho bari mu byishimo byinshi cyane, kuko ngo hari n'abantu bamubonye ku bitaro bya Kibagabaga mu masaha ya mu gitondo. Ubundi umuntu bita Karabo k'Imana, ndagusuhuje cyane. Karabo bafite amakuru hatariho ivumbi. Karabo ngiye mu kanya arambwiye ati umuntu bita umugore bavuga ko yasambanaga n'umuhanzi Silas, ibya Yesu ni ku murongo, uyu munsi yabyaye. Ni ukuvuga ngo Silas ibyo muri kumuvugaho byose we yibereye mu byishimo yuko mu bana 7 bazwa afitanye n'umugore n'abandi bamubeshyira bo hanze hiyongereyeho undi umwe. Izo nkuru Karabo arazifite, Karabo k'Imana kamuhamagare ajya aca impaka, ubundi wakakubwira ati njyewe narindiyo, nari mpibereye. Karabo k'Imana, Chérie de Pomme, akaba afite madamu we bita Pomme, madamu bikunda. Karabo so ngo Kara ni Gakire muri kuvugana, uri live ku Rugendo Online TV. Bakurikira Urugendo Online TV. Pomme arakomeye. Nagusuhuje. Ameze neza cyane. Ndi kumwe n'umuntu bita Prince Muganga. Prince Music. Bimeze bite? Meze neza cyane. Ndagusuhuje umuvandimwe. Ariko ngo hari amakuru ufite atariho ivumbi. Niko Kara. Ndagira ngo abantu badukurikiye nimaze kubivugaho. Ati ubu umuhanzi bita Silas ari mu byishimo byinshi cyane.
ngo yibarutse umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa simbizi ayo makuru ayo ufite ameze atari ivumbi ngo ku bitaro bya Kibagabaga rwose umuhanzi Silas ngo yanasesekaye n'indabo wa mugore banza wa mugore hari ibintu yavugaga ari ukuri yego wa mugore wa Silas none se umugore we yampamagaye uriya batandukanye amamagaye saa 11 za mu gitondo arambwira ati ko mwavugaga ko nshobora kuba ndimo ndabeshya ariko nge mu bantu banavuze yuko anabeshya uriya mugore sindimo kuko nge nta ruhande mpagazeho arambwira ati singo wa mugenzi wanyu yibarutse na wa mukobwa wa mugore bashakanye ndavuga se koko nibyo ati yego nitujye kumureba se ati buretse mbanze menya amakuru neza nanjye n'umuntu umpamagaye ahita kuko ariko nyine yambwiraga yuko umugabo wanjye ngo yabyaranye n'undi mugore ayo makuru nanjye nayakurikiranye nyahamirizwa na musaza w'umugore wa Silas ngira ko rwose ayo makuru ashobora kuba ari impamo Silas rero twamubwira ngo felicitation kuko umwana n'umugisha uko byaba bimeze kose ariko nanone abantu baze kubanza kwita tubanze tumenye neza nimba koko ari byo kuko biriya umuntu ashobora gukriyetinga igihuha kugira ngo bagitemo uriya mugore wa Silas batandukanye kandi se usigaye uzana amakuru ariho ivumbi kara oya ntabwo ariho ivumbi ni nayo mpamvu urumva murampamagaye ntabwo nzi ko mumpamagara nimbimenye neza muzambona aho ngaho kuri kamera za urugendo online TV nze mbivuge neza kandi wabikubwiye nanjye nabajije undi akabyemera yibwo nyine twese turimo kubyumva gutya ariko nese ko nerwe n'umugore wa Silas batandukanye ubwo nibyo nyine Silas yibaruka none si byuko yasambanye byuretse kubyumva wari wamubona ubwo twavuga ngo Silas n'uwo mugore bibarutse umwana ntibasubireyo nta mahwa yego ariko nanone koko nimba byanabaye tugaruke ku biganiro twagiye dukora tunabaza Silas atubwira ati ibintu umugore wanjye avuga arambeshyera ubwo Silas yaba aradukoreye ikintu kitari cyiza kuko ibintu bya social media abantu barimo barabizaho bakiyoberanya cyane ariko Silas nyine nimba yibarutse reka umwana aze neza rwose naze kandi Imana uwo mwana izamuha umugisha yego kara reka nsoreze kuri iki kintu Silas n'umuhanzi mugenzi wawe urabona muri make asize iyihe sura abahanzi muri rusange ubundi iyo umuntu yabaye umusitari bari indererwamo y'abantu benshi ikintu navuga rero ni uko nimba koko ibyo bamuvuga ari byo ndetse akaba yanibarutse ni byiza kwibaruka ariko yaba yarakoze ikosa kubera ko atigeze avugisha ukuri kuko erega anavugishije ukuri nta tegeko rimuhana rihari hano mu Rwanda itegeko ryemera divorce leta yacu yemera divorce rero kuba we yaza akabitangaza avuga ati runaka yarananiye mpitamo guhindura nshaka undi njye ndumva nta kibazo gihari cyane nari Prince yemeye ko azamufasha mu gupimisha abana batatu Prince yabimwemereye rwose ati abo bana batatu avuga ko atarabi bazabazana nimba bashidikanya kandi koko Prince ni umuganga of course cyane rwose oya biraterega biriya bintu nanjye yarabimbwiye ko ngo abana ngo atarabe ngo batatu ariko kuvuga ngo urakeka ngo katarabe ngo uranabibona neza utarigeze ujya gupimisha ADN ibyo nkeka ko ari n'amakosa ni amakosa karabo k'Imana reka tugushimire cyane dukomeze ikiganiro cyacu usuhuze Pome umubwire ngo ku rugendo online TV turamwemera yego murakoze cyane kandi namwe ndabakunda abantu bo ku rugendo online TV sawa uwo muntu yitwa Karabo k'Imana ariko ibintu karabavuze nibyo ngira ngo umuntu aramutse abaye yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi tutiriwe tureba ngo nuko ngo ari ngo umusitari ngo nuko aririmba gospel ukaza ndabaha nk'urugero ntago Silas ari umusitari kurenza Theo bose babireba Theo bose babireba yaje kuri kamera avuga ati yego ibyo bavuga nibyo nabateye inda ndanasaba imbabazi ntiyababariwe abana be ntabafasha yaravuze noneho nimushaka noneho we Theo arakubwira ati ibintu byose mumvugaho nibyo maze noneho ndebe ikindi muzavuga nyuma y'ibi urumva please kugomeza uhakana ibintu kandi hari ibimenyetso byabyo
nibwo burujya uri kujya watera abantu kukuvuga. Kandi ibi bintu nukuvuga byo kumuvuga. Silas yakiba yarashatse umugore bakavugana bakumvikana, nta mugore, ntabwo ibi bintu byari kuba bigiye hanze. Kandi ibi bintu bifite ingaruka cyane ko bifite ingaruka ku bana. Yego bifite ingaruka ku bana, kuko nimba Silas yapafumingaga bakamwishyura, hari amacaca amwe namwe ahise amukumira, kubera ko ntago waba wasambanye ngo abantu bajye birirwa bakubona ku gatuti uri gusirimba uvuga ukuntu Imana ni nziza kandi turi kukubona. Nuvuga umuntu wasambanye ubundi mu maso y'Imana ngo abameze nk'ihene, ubundi no kuvuga ngo tumurebye tujya mu mwuka tubona ari nk'agahene gahagaze. Navuga kuri icyo kintu nuko buriya rwose kubyara ni byiza, ariko buriya kubyara nturere n'ububwa. N'ububwa rwose. Wenda reka sindeke no kuvuga kuri Silas gusa, n'abantu banyumva rwose bakurikiye Urugendo Online TV, mw'abasore mwe n'abakobwa, niba uzi neza ko ugiye kubyara umwana, menya ngo ugomba no gufata inshingano zo kumurera. Babandi babyara bakajugunya, buriya n'ububwa rwose. Niba uri umusore ukaba uzi neza ko wateye umukobwa inda, wenda ntubashe gukurikirana umwana wawe, n'ububwa. Kwishimisha biraho gusa se bimaze iki? Umwana n'umugisha ni mwiza cyane. So wenda hari ikintu nishimiye Patrick yavuze ati Silas yungutse undi mwana nubwo ari ku wundi mugore, ariko icyo namubwira cyo, Silas niba uri kunyumva kuri iki kiganiro, abakurikiye Online TV nabo bari bankurikiye, niba uri kunyumva rwose nizere ko uwo mwana wibarutse utagiye kumugira nka babandi utari kwitaho, ngo nuko atari abawe. Abana bawe bose uri mubyara, tutitaye aho uri kubakura cyangwa se abagore bari kubabyara, rwose menya nyine ngo ugomba gufata inshingano nk'umugabo, ukabitaho bose ukabarera. Nicyo cyakugira umugabo, naho kuvuga ngo uri kwirirwa mu baba bakunzwe. Ariko umwana wese n'umwana Sam, umwana wese n'umwana. Aho ni handi tuvuze ngo umuntu yasize mu gaciro. Yes, ntago yitwa umwana kubera ko yaturutse kwihabara cyangwa se yaturutse ku mugore w'isezerano. Umwana wese n'umwana. Niyo waba utaramubyaye, menya ngo ugomba gufata umwana wese nk'uwawe. Ankundiye niyo yarongora abakobwa 100, ariko byibuza nka akamakinga sure ko aba bana batagiye kuba victime. Kuba afite ibyapfa n'umugore, ibyo byo ntago twabyinjiramo. Abantu bashakanye bafite n'umugore we ntago mweza, ntago nawe yari shyashya wenda mvuge ngo umugore ngo Silas, ubwo Silas nawe ashaka bo nibo baziranye ku mafuti ya, ariko mu mafuti yabo yose uko yabangana kose ntago aba bana ubu rimwe bamwe bavuga ngo bari kwicwa n'inzara ntari kubahahira. Ntabwo ibi bintu bari kubaho victime, ntago ari byo bahisemo. Ntago bahisemo ko Silas uyu mudamu we muryamana mukabyara aba bana baraje, kandi aba bana n'umugisha, kandi aba bana n'ab'igihugu. Iri foka rero nimba ibi bintu bitari gukemurwa mu miryango, n'ubuyobozi bagomba kubyinjiramo kugira ngo bikemure. Dufite ubuyobozi bwiza, nzi ko ibi bintu ntago bishobora gukomeza kugenda gutya. Abana koko nkuko buriya mudamu bavuga n'abandi batabana bagiye kwicwa n'inzara, abana bajyana ku kagari, abana bajyana he. Niko bimeze cyane. Reka tugaye abantu bakora gutyo, kandi tunashima abantu babyara bakarira. Je ntago ngaye umuntu ngo yateye inda. Gutera inda ni kimwe, inda uteye urayihakanye cyangwa se urayireze. Nimba ushobora gufasha umwana, nimba ushobora gufasha umuntu wateye inda kurera wa mwana wavutse, umwana akiga neza, umwana agahabwa ibikenerwa byose mu bushobozi bwawe ufite, utipashe muremure, cyangwa se hatagize ngo ibindi bagushakamo birenze, ukavuga ati mu bushobozi bwanjye mfite ku kwezi mbona 10,000 cyangwa se mbona 100 cyangwa se mbona 100. Ibyo ukabikora neza, ibintu bigenda neza cyane. Prince twamuhamagaye niwe turi kuganira, ni umuhanzi. Ambabarire ko nari mujyanye mu matiko yanjye, ariko reka nabyo biba bikenewe. Urumva n'ubuzima busanzwe kandi twese tubamo. Gusa ikosa ndashobora gukora no kubyara umwana ngo mwihakane. Aho naba namubyaye hose, ewana niyo yaba ari kumusazi, ntabwo nshobora gutererana umwana wanjye wavuye mu maraso yanjye. So rero na Silas, wenda tuna closing iyo topic, na Silas okay, ntago tukimukeneyeho kwenda kutubera role model mu bakristo cyase nk'abahanzi, aratwiyeretsa dutaye nyine yahuzo. Ariko ndagira ngo musabe ikintu kimwe gusa,
ibyo yakora byose uko byagenda kose abana aho yajya hose bazamukurikirana kubera ko bavuye kuri we bavuye mu maraso ye. So rero nabiteho uko bikwiye, niba shaka wenda bavuga ibyo bashaka ngo baturutse hariya ku mahabara abandi baturutse ku isezerano, ariko we ntibimuce intege ahubwo bose nabiteho nk'uko bikwiye, nicyo kizamugira umugabo. Naho kuba wenda yakosa kuriya n'ibya twese, ariko igisubizo si ukuvuga ngo atererana abana ngo nuko atarabe. Niyo yaba atarabe rwose azaba intwara barere. Urakoze cyane. Reka n'ubundi ngaruke ngiye kukubaza, tugarutse mugani waba abafaransa nibo bavuga ngo revene ano muto, twagarutse ku ntama yacu tugarutse kuri topic yacu turi kuganiraho cyane cyane. Twakwakire n'ubundi nk'umuhanzi uririmba indirimbo z'urukundo cyangwa se indirimbo nyimbo za mapenzi cyangwa se akaba aririmba love song cyangwa se akaba aririmba abantu bavuze mu ndirimbo zawe numvishemo akantu k'igishegu ibyo nabihariye ba Bruce Melody na ba Micho the best. Abantu bazi igiswahili muraza kumbwira fimbo anamaanisha nini? Kiboko n'agakoni karaho cyangwa se twa tuboro bazirikisha icyari. Nkunda kubona batuzirikisha inote. Fimbo murayizi mwese. Yararirimbye ngo iyo mana bana sinkoresha gatoki. Ukuvuga ngo ararwana. Nawe uzanye inkoni. Abahanzi kubera iki muri kurwana muri ino minsi? Byagenze ute? Ngira ngo fimbo ni indirimbo nziza cyane yawe, ariko nubwo narimvuze ngo igishegu ngira ngo barabihakanye. Aba bahanzi baririmba izo ndirimbo bavuze ko ari indirimbo zisa na mitima, ahubwo uyumva bitewe na mood urimo, bitewe n'ibyo ushaka kumva. Ubundi twe tukaririmba mwe mukumva ibyo muri byo, sibyo? Mico naririmba igare papa we yamuhaye, wijya kumva irindi gare, wijya kumva irindi, uhita umubona nk'umwana uri kupera. Ikintu gisanzwe ntimurizi se, ntimurigendaho, ntimurinyonga se. None se kuririmba ni ikibazo? Nanjye rero nizana ka fimbo hase baraba n'inkoni kandi bayigisha umwana witwaye nabi cyane rwose, yukosheje bayigutamo cyane. Reka tugaruke cyane kuri music yawe, umuziki wawe muri rusange. Ngira ngo nubwa mbere tukwakiriye ugiye kutubwira umuziki wawe wawutangiye ryari, none unanambwira uburyo ubifatanya n'akazi ukora katoroshye cyane. Buriya rero music nyimazemo nayitangiye kera cyane, nkiga nko ngeze nko mu wa 3 secondaire niho natangiye kujya nandika indirimbo, ariko ngeze mu wa 4 secondaire niho natangiye kujya mbishyira ahagaragara kwa kundi turirimba mu maklub yo ku ishuri. Hanyuma noneho gusa bitewe nuko kubihuza no kwiga ubuganga biragorana cyane. Kariyeri y'ubuganga iyo ari yo yose iragorana cyane, isaba nyine ngo ube concentré uyihe umwanya. Kubihuza biza kunsharenjinga, ariko icyansharenjinza hanini so uburyo bwo kubihuza, ahubwo wasangaga n'ubushobozi ari ntabwo. Ubushobozi wenda bwo kwirwaniraho mu buzima no kuba washora muri muzike wasangaga bigoranye cyane. Nza guhitamo ndavuga ngo gukora umuziki bisaba igishoro gifatika. Reka mbanze nige, hanyuma noneho ninsoza kwiga ubundi ninjiremo no mu muziki, kimwe nzaba ngiparitse ubundi ninjire no mu kindi. So ndabikora rero mbiparitse. Icyo gihe nari maze gushyira hanze indirimbo 2 nubwo zitamenyekanye cyane ariko zirahari. So rero nsoje kwiga nibwo nashize nsoje kaminuza, nibwo nashize hanze indirimbo yitwa Rutoshye. Ni indirimbo yakozwe na Nisbit mu buryo bw'amajwi, mu buryo bwa video ikorerwa muri Homies, ikorwa na Salvatore. So noneho hashize iminsi mike shyira hanze indi yitwa Somebody. Izo zose ziri kuri YouTube channel yanjye yitwa Prince Music TV. Nanasaba abakurikiye Urugendo Online TV, channel yanjye yitwa Prince Music TV, bagiyeho basearching indirimbo yitwa Rutoshye cya Somebody cyangwa se fimbo barayihasanga. Gato nukurinda ansabye abantu muri kureba iki kiganiro,
njyewe utu turirimbo tw'uyu muhungu naratwumvishe numva turaryoshye nawe nujyaho urahita uvuga ngo kuki izi ndirimbo ntari narayimenye kuki zitamenyekana urumva bitewe n'akazi akora ntabwo abona umwanya wo gukora promotion cyane ko navuze ati gahoro gahoro nirwo rugendo reka ntera intambwe yanjye nkwereka abakunzi banjye ejo n'ejo bundi n'abandi bazakubona gutyo bagende bakubona nanjye nk'uburyo namuguyeho navuga ko ari ukubugwaho ku bihangano bye warakoze cyane uze no kunyemerera nzibanyuriremo zose hanyuma noneho wenda nabo bazumve ni indirimbo nziza cyane baze kujya kuri iyo chaîne barebe wenda uze no kumfasha upiningeho nk'imwe ku kiganiro kugira ngo baze kugira nuvuga umuntu uri kweba iki kiganiro n'ubundi ahita amanuka kuri comment umuntu uvuga ngo twapininze dupininge iyihe ndirimbo iyo ariyo yose niyo y'amapimbo nta kibazo fimbo kabisa so noneho rero uburyo mbihuza nyine biragoye kubihuza na kariyeri ariko Tom Close arabikora ntubona se kabikora kandi neza so rero ikintu ibanga nta rindi no gufata buri kintu kagiha umwanya wacyo iyo ndi muri music mba ngomba kugaragara nyine nk'umumizisiye naba ndi mu kazi naho mba ngomba kugaragara nk'uri mu kazi aho ngaho ushobora no kunsanga mukibaza se ni Prince nsanzwe nzi mu muziki kubera ko nyine aho ndi ngomba kuhubaha sibyo ngomba kuhubaha niba wenda muri music wambonye nashyizeho dread cyangwa se niyambariye gutya nifunze ntabwo hari wenda uzansanga nyine muri kariyeri nakubisemo itaburiyo ubundi ndi kwita ku bantu nakiya nyinshi cyane ariko ninza hano muri music ndabakoma fimbo birenze nta mikino ntabwo indirimbo zawe hano kubera ukuntu ari nziza sinshaka ko turi buze kuvuga ngo reka ngo tugende ugiye gufata indirimbo ebyiri usampuringa y'abantu akantu gato kugira ngo abantu bagere amatsiko kujya kuzumva bazirebe so iyo ndi bubashe kubanza guheraho ni fimbo ngahita ninjira muri somebody nayirembye rutoshye na somebody reka nkubere sheri tiemo namu come closer njyewe nawe ni forever nsezeranya kuhariye kuko mpari kubwawe come to me ni wowe nshaka baby nawe urabisi ni wowe nkunda ukurura kuza you wanna know I don't need nobody somebody my honey your daddy ese mukunzi wanjye ahurura nyumva umutima ugukunda uragukumbuye ni wowe kuri kurukundo nigeze mbona kubw'urukundo wampaye sinzigera nkureka shenge nyegera winjya kure rukundo rwanjye numi ikiganza ngo usezeranye ko ntazagusiga murakoze cyane for more information bajye kuri Prince Music TV indirimbo zanjye zose barazibona nuko bimeze cyane Prince ngira ngo wakoze cyane music yawe anytime support hano ku rugendo ni mu rugo kandi abantu bose bari kureba iki kiganiro abantu banjye mukorere subscribe mubanze mujyeho muzumve ubundi muragaruka munshimira ndabiza bazishimira cyane message waha abantu badukurikiye ni iyihe cyane cyane tugendeye kuri ibintu babiri ko bareka dufokasinge ku rubyiruko kubera ko nubundi iyo bantu bamaze gushaka cyane cyane ubwo tugiye kuvuga ku bijyanye n'urushako ngira ngo before ya message ariko banzo mbwire rero umudu wawe ninde muri music abahanzi bose buriya bakora ibintu byiza ni role model banjye buriya ndetse abantu bona babikoze bakagera kure cyane ariko cyane Bruce Melody Medi n'abantu bari on top
sibyo ntago fimbo yaburana nantuza nazana ntago byabura kuba bituranye ntabwo byasigana wasanga fimbo Bruce Melody yaragize uruhare mu kuyandika akude chapeau kuri we kabisa. Bruce Melody ni umuntu nemera cyane, ni munyakazi. Ejo bundi nabonye yarakoze mu biganza bya nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Kandi Bruce Melody arenze biriya bintu yari yarabivuze, aravuga ati ndabizi bizaba kuko ndi munyakazi. Ni umukozi ndetse kandi his excellence akunda abantu bakora cyane. Kude chapeau ndetse no kuri element umukorera nawe arabyumva, nubwo hari abaniga bamwe na bamwe bamwibasiye ngo ntabwo yavugiye ngo music nyarwanda, nyamara dore ahantu ikibazo ibyo bintu sinzi n'impamvu abantu babivuzeho. Afite imyaka 23, aje muri industry mu bihumbi 2020, nuvuga ngo ni ya generation y'umwaduko wa covid nibwaje. Umwana amaze kuba successful, erega ntabwo his excellence tuzajya duhora tumubwira ibibazo, tugomba no kumbwira ibyo twagezeho. Nk'urubyiruko umuntu agomba kuvuga ati navuye Nyamasheke ndaza ndihiringa nkora ibi none mbasha kuba naha runaka na runaka akazi. Ibyo nabyo biba bikenewe ubuhamya burenspira cyane. Hariya rero ntabwo ari kujya kumbwira ngo nyakubahwa urabona ngo dukeneye ngo imisoro muyikore. Ibyo bintu rwose abantu bigeze bibasire elementi muri showbiz niko bigenda. Ntabwo showbiz nyine ubundi bugomba kuvugwa, kandi abantu baba bacunze ibintu bimeze baba bashaka kuvuga ibintu bibi gusa kuko nibyo abantu bakunda. Ariko Samu, buriya uko byasa kose nk'uko bivuze element amaze igihe gitoya muri iyi industry, sibyo? Barabaniga bavuga ngo ntago yavugiye. Bose reka nkubaze, nka Dumba amaze igihe kingana iki muri iyi showbiz? Sibyo? Baraba Didimane nabande birirwa kuri space ngo element ntiyavugiye umuziki nyarwanda, bamaze igihe kingana iki muri iyi showbiz? None se bo bananiwe kuwuvugira? Afite platform zikomeye, kuki satari yajya hariya ngo avugire umuziki nyarwanda? Ese baragira ngo element ujejo bundi avuga iki nyine? Aravuga Fude to yakoze kubera ko yabaye successful, buri wese arayimenya, sibyo? So ariko ntabwo afite inshingano zo kujya guhagarara hariya ngo avugire umuziki nyarwanda. Baramutoye se ngo avugire umuziki nyarwanda mu gihe nabo babimazemo imyaka babisaziyemo, batigeze nibura bavuga ngo bishyire hamwe babashe kuvugira umuziki nyarwanda. Ahubwo icyo birirwa bavuga ari ya matiku yabo hari aho nyine kuri space bacunge ngo yobye gake cyangwa wakoze hit bagende bakora ikintu cyo kumusenya kugira ngo bamucururizeho, ariko nta kintu kigaragara bavugiye umuziki nyarwanda. Kuki babishaka mu mwana ujejo bundi kugira ngo bamukireho uwo mutwaro wabananiye gukora? Ibyo ntabwo byari bikwiye. Prince nagushimira cyane. Message yawe ni iyihe ku rubyiruko? Message yanjye rero ku rubyiruko no gukomeza gukora cyane tukiteza imbere, tugatana n'ibiyobyabwenge kubera ko biri mu bintu byangiza ubuzima bwacu. Ikindi hari ikintu kimaze iminsi kimbabaza, aba bajyama nyine mbona urubyiruko rugenzi rwanjye rwishora mu biyobyabwenge, ubusambanyi hafi aho ngaho, sibyo? Mbona atari ikintu kabisa cyiza cyane, nanabwira buri muntu wese unkurikiye hano rwose, niba ukiri umujene, ukiri umukobwa ukiri mutoya, haranira gutera imbere kurusha uko wakwiyahura mu biyobyabwenge, kurusha uko wakwiyahura mu busambanyi, kuko byangiza ubuzima bwacu. Ni mwebwe ejo cyangwa se ni twebwe gihugu cy'ejo hazaza, nitwe mbaraga z'ejo hazaza nk'urubyiruko. So niduharanire rero kugira mind imeze neza, itarimo ibiyobyabwenge, itarimo ibyo byose, ahubwo duharanire gukora kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitera imbere, tunafasha ubuyobozi bwacu gusigasira ibyo twagezeho. So numva rero iyo ariyo message nahereza urubyiruko, gukora cyane no gukomeza tugasenga rwose, Imana ikabidufashamo. Murakoze cyane abakurikira Urugendo Online TV.